iyo nambaye ishati mba mbona yayambaye ariko ntabwo ajyambara costume kandi ngenda yambara c'est différence gusa simurusha amafaranga yeah ndi kumwe na big boss yeah bro meze bite papa fresh ndashima Imana cyane kwishima cyane man iradukunda man amafaranga yariyongereye iradukunda turaca hano why not twari turi kumwe mu minsi yashize yari yagaragiye icyo gihe ndabyibuka neza cyane yari yazanye na bamwe mu bantu babana muri management yiwe muri Love in Arts ina YouTube channel abwira ngo mujye gusura mukaya munayisurisha na website bita loveinarts.com Love in Arts Hub Love in Arts Hub .com yes yes alright so iyo niyo website mwasohoye rwose iriho ibintu byinshi Love in Art urukundo mu buhanzi yeah ariko rukundo n'urwa charity apana lomes no go gufasha twizera ko art yafasha abantu benshi healing imitima any kind of kuwanje sutarahi sidazamo neza nawe urimo niba ubasha gushyiramo akaririmbo gashyiramo kuri gushaka kumushyiramo ntarimo kuba uri umuhanzi bigiye kubera ikibazo kuba byonyine bumva ko uri umuhanzi ntabwo njye ndi umuhanzi kandi bavuga ko bizaba umuhanzi sirabyihakanye imbere ya kamera noneho iriya niba byari brag bigaruye umuntu yivugira kana ari brag ni talent simple as that point kuri point ndagutsinda zatuma banyimakaza ariko kangaragaza bari kuri gushaka kuntsinda se wemeze urumva kubera turi abahanzi twese ukabukora job ntabwo byaguhera ariko ikibanza cyo ni kimwe urongera navukanye impano noneho yo gutuma abantu bivumbura mujye nanatuma wivumbura mani icyo gihe tubibara muri acting urabizi ko ni umu acteur what oh my god I'm an actor man I am a writer ndi umwanditsi script writer ariko ndimo no gukora ku gitabo cyitwa Until to the Final Draft bivuze ngo iki kugeza nyine kuri draft yanyu cyangwa se ku rupapuro rwa nyuma iri about Pan-Africanism yeah muri Pan-Africanism ndikanga it's okay we are Africans right proudly African iki gitabo se wifashije izihe nararibonye ntabwo tone obviously ni no bwa mbere mbyumvishije but I'm curious about that wifashije abahe ba expert about Pan-Africanism hano mu Rwanda azi ko harimo ba Pan-Africanism ndumva na Kenisa arimo no Pan-Africanism actually iki gitabo rero kitaba kiri unique n'ubwa mbere nyivuzeho imbere y'abantu benshi kitaba kiri unique kubera ko kiri based n'ubundi ku mu writer ako umunyafrika urimo gukora story kuri Africa so nta point like kuvuga ngo uzagendera kubaha abana n'aba ntabwo ndibuvuge none ahangaha ariko icy'ingenzi ni uko ari characters ziba created related in African stories afite ishaka kuba ari true story zaba kiri true story no kiri mixed true story fiction you got from someone noneho uhinduramo igitekerezo ugenda wongeramo na ideas z'abandi bantu urabona njyewe ko ntekereza ni gutya niba uyu munsi dufite Africa nziza sibyo n'abanyafrika bashoboye hari draft uko dukora ama activity ayo kugira ngo tuzamure Africa hari draft tugenda dukora twubaka sibyo so iyo draft rero babantu bakoze amateka yo guhindura Africa babantu bari outside wende ya Africa ariko bafite ibikorwa bigaruka muri Africa cyangwa se byagaruka muri Africa bigagira contribution niyo mpamvu iri draft ya mbere draft ya kabiri niyo mpamvu bakise until to the final draft uko nizera ko ari draft izabaho Africa izaba noneho iri itekanye nese ubwo ndi kumva ko Africa uyu munsi idatekanye ari byinshi ntabwo waba waravuze ngo until wende iyo until ikazakorwa n'umwuzukuruza wawe njye ndi kumva cyaba ari progress exactly
urumva igihari ni iki ngiki until to the final draft to the yawe final draft not hakaza mine n'undi uzakora final hari draft draft uvuga ngo ni progress kubera yuko nimba byibushe neza uravuze ngo until to the final draft until kugeza Afrika izabiri somewhere safe ifite live igezeho apana nyine kandi ubwo nta level turageraho still hari irahari niyo mpamvu hari draft runaka irimo kuba ariko wavuze final draft hari igihe final draft izaba igihe tuzaturi independent so that depending on other countries sibyo dufite ijambo kandi right now we depend on other countries sibyo uvuga rero ubu ngubu ntabwo twari twagera kuri final draft so igitabo cyawe rero noneho kizaba kiri limite kuko final draft nawe ntabwo uyizi ntabwo nyizi ni uvuga hari undi muntu uzagisoza hari umuntu bizagenda biba step by step ariko kuri navuze ni progression yes exactly yes ariko that's what I'm saying man ndashaka kuntsinda ariko narizanye yeah so ariko na niba uzi seri yitwa inshuti friend yo kuri zacu ninjye wanditse season 2 season 2 yeah ndi kumwe n'umuntu ukomeye mwabana cyagiye naje mvuga about event naje kuvuga about event uvuga about mitsutsu arya basoma soroba ako show yari iryoshye ariko iriya show Izuba yakoze umuti bikomeye njye nakira n'ama feedback menshi cyane abanyamakuru kuri Kiss FM w'umubyeyi ambwira ati that is good undi wamwita Bazira ambwira that is good benshi cyane benshi pe vraiment abo ngabo nyine nabo dusangiye akazi nyine ndikumva bambwira keep going sibyo ariko actually n'abandi bantu bo ku ruhande eventually nabo dukorana that was so good show yari fresh thank you man which is good kandi yabyaye n'umusaruro ndizeye ko show byagenze bitari bro it was amazing like it was the first time sibyo ariko buriya gukora show ari ubwa mbere ahantu nyine ku kigo cy'urubyiruko yes hari urubyiruko ruhari hakaza abantu barenga 500 for the first time bro byari sawa cyane we made it uyu munsi nguye kunywa ikintu gikonje gifata mu nda kabisa man alright so uyu munsi twagiye mu bitabo tujya mu bindi bintu bitandukanye turarengera tujyana na gute bare which is good kubera yuko iyo turi kumwe nyine tuba tugomba no kuganira ko twese turaba artist mu buryo bumwe cyangwa ubundi sibyo uyu munsi ndi kwibaza none iki kugenza okay cyambe ni amahoro alright cyaka bino gushimira buriya imfura nyine ikintu kibaye cyiza uragaruka uvuga uti mwarakoze Izuba let me do this first so in behalf of Izuba mwarakoze cyane Radiant TV come on abantu 600 twagize nagaruka kubera ko hari aba performance beza gusa ahubwo no kubera ko Izuba yagize uruhare n'abandi benshi batandukanye badufashije Mitsutsu, Soroba, Zero Trap, bara performance, it was amazing. Hari abantu benshi batandukanye bari supportinga nyine kugira ngo aba artists abantu bamenye ko art we act for a better life. So niba turimo gukora ubuhanzi bugira umumaro kugira ngo twigishe bro byari sawa really so rero nagarutse gushima ariko mvuga nti n'ubundi niba kugira ngo bikunde byarasabye abantu bigasaba Izuba bigasaba abafatanyabikorwa turacyafite urugendo kuko ni ingaruka kwezi kandi koko narabivuze bisubiyemo so ni ingaruka kwezi rero kuba ari ingaruka kwezi n'ubundi kuri bwa bufatanye bwa Minisiteri binyuze muri Kimisagara Youth Center twagarutse kuri 31 z'ukwa gatatu Kimisagara binyuze muri Minisiteri y'urubyiruko n'umuco niyo yaduhaye uburenganzira bwo gukora hariya so yaba sound dukoresha yaba sare babiduhaye kugira ngo bafashe urubyiruko babanye impano bazabona hano baze guperformingira ariko hari ikintu nibaza muri uriya munsi azoma yuko bwari n'ubwa mbere wenda wari uri kuronshinga that things sibyo uri kumbwira ngo no gufasha urubyiruko kuboostinga impano zabo yes sibyo kandi byabaye ubwa mbere sibyo and you gonna give us some experience natubwira ati
rumwe no mu rubyiruko rwungukiyemo ibi byagenze gutya cyangwa ni event iba izina rikajya kuri Smile ko yateguye ibintu bikagenda fresh yaje kuri televiziyo abantu mwitabiriye tubwire none kuri party y'urubyiruko rwitabiriye ndetse n'urushaka kwitabira rube motive. Buriya hari ikintu abantu batajya baha agaciro kubona ahantu performingira wenda abahanzi barimo kunyumva barimo kubyumva inshuro wajyaga umuntu ajya gukomanga ngo se najye kuri stage cyangwa se kuri stage hari igihe byabaga bigoranye. So first iyo platform twatanze kugira ngo wa muhanzi abone ha performingira, that is a profit. Umuntu wese ufite passion, ufite impamvu yo gukora art abazi neza agaciro k'icyo kintu. Hanyuma ikindi cya kabiri waravuze uti se indi profit bagize ni iyihe? Biraba streamed kuri platform zacu. It's a kind of promotion. Icyo ngicyo ni kind of promotion. Hanyuma icya gatatu abona yari ikintu ari ubwa mbere nta kubica ku ruhande kubera ko urimo kureba televiziyo narimo azategura ibindi aho uri na challenge ayimenye. Ni muri progress tugenda dukora cyangwa se muri rwa rugendo rwo kugenda dukura nibwo tugenda twengaging abantu batandukanye, aba companies or producers bazi barebe kwanza talent ziri aho ngaho. So iyo stage ubushize kubera ko byari ubwa mbere bisa nkaho it's all right. Muri kugira ati muri gutinyura urubyiruko ni cyambere ikindi cya kabiri gaining some experience. Yeah, they are getting some experience. Exactly. Amatara yabo ikindi ni ukuba space yo kugaragaza atari ya spreading out. Yeah, exactly. Hanyuma I was guessing nkuko mwavuze ngo love in arts no gufasha urubyiruko aka kanya turaziranye uri umushuti wanjye sibyo ariko aka kanya niyo mpamvu ndi ijisho rya Rwanda sibyo ndi ku ruhande rw'urubyiruko ese umuntu azava ihuye sibyo yitegeye azi Kigali sometimes binarangiye nijoro buri modoka arare kubera yuko ari bunyure kuri platform zanyu no kubona iyi experience gusa cyangwa razuma yuko rero ibintu biri gutangira cyangwa tubwire nyine exactly ubundi biri kujya he se hari ibindi birenze ibyo cyangwa that thing is that on. Okay, so clear point. Kuko ukumbre wenda no guhura nabo ba mitsutsu bafite experience nabyo nindi achievement no guhura nabo bakina n'abandi bari bahari sibyo. Nayo ni a kind of motivation umuntu wenda uri gushaka kubitangira. Ariko se nyine biririmita aho ngaho. Ntabwo biririmita aho ngaho kubera ko muri plan dufite nuko harimo ikintu bita connection, see? Urugendo dukora rwa art cyangwa se no muri business bisanzwe it's all about connection. Sibyo? Nibuje ukaza performinga twazanye wa producer twazanye ya company runaka byanga bikunda hari connection iri buze creating aho ngaho. No kuvuga wowe buriya umuntu wese biterwa n'icyo ashaka. Nibuje muri show just kugira ngo performing gusa birangire utarimo no kuvuga ati ko iyi show yajemo producer kanaka yajemo company runaka ni gute ndibuze kuba connected n'aba bantu aho rero nicyo navuga it's all about what you want. Niba waje nyine ushaka performance urayibonye icyo ni cyambere kubera ko urabikeneye ariko noneho za connection tukamukugera gute kuzana abo bantu batandukanye bakaza kuba connected n'aba artists batandukanye kubera ko iyo segment nayo turayifite muri show. So ikindi arukomaje uvuga uti se umuntu arava Gisenyi hanyuma aze ku itike ye yongere maybe show irangire itinze for just ari ikintu aje kureba kugira ngo performing gusa. Buriya je kumotivating aba artists let me give you an example. You can go wenda nka testimony ntoya. Niga university nizo applied statistics. Yes. Barusha mibare. Navuye naretse kwiga ibyumweru bibiri. Njya hano bita Kisoro mu Bugande ngiye ku acting. Nishyuye 2020 ndagihuka icyo gihe 2015. 2020 ndabyishyura amasomo ndayisiga batari bunyishyure. Forgetting that experience. Kubera ko narinzi icyo nshaka.
nari nzi ko nkeneye kujya muri industry byanyabyo so ariko ntabwo ariyo issue kubera ko twebwe nyine we are creating opportunities niba rero harimo kugira ngo creating opportunities turimo kudealing with different companies turebe se wa muhanzi waje ni iki kintu ashobora kugendingamo nk'ubu tuvuge muri event igiye kuzamo hari NGO twavuganye ishobora kuzagira gute kuzagira tu gift ihereza kuba best performers. Right. Exactly. Okay. Back to the events. None ndashaka kumenya ushize kwiyandikisha byari ubuntu sibyo ariko ubwo numvishe byajemo ayo ma NGOs ashobora gufasha abantu n'ibiki na gutya ashobora kuba ari ikintu cyahindutseho. So ibyahindutse ni ibingibi n'ubundi purpose ntabwo ihinduka. Purpose ni ihinduka ni promoting talent. Ibishoboka byose niba hari uburyo twakora production y'uwo muntu nibwo twagira gute ni process tugomba kubona ibyo tugomba kuganira hanyuma ari ama NGO cyane kinaba abaje gukora twebwe ntabwo dushaka gutanga platform yo kugira ngo talent zizamuke ariko bataba educated kuko urubyiruko dufite ibibazo byinshi bishanganye nabyo urabizi. Aka kanya imibare ivuga ko mu mezi 6 ashize 13,000 by'abana b'abakobwa batwaye inda. Aya makuru yafite so rero za NGOs ndagira ngo zize zitange message. Hari NGOs, hari institutions zitandukanye, hari government bibe platform yo kugira ngo babana baje bagaining skills, bagaining izo information impamvu kubera icyo abana barimo gutwaye inda ibyo ngibyo sibyo. Hanyuma noneho uko bagenda badusanga imbaraga zihuzwa baba artist dushaka uburyo no twagura za y'amahirwe yabo uboneka ubwo buryo bwa yego. Okay, so hanyuma byo byari mu rwego rwo kwiyandikisha no kwinjira so byari free twarazaga tukinjira rina kuki utaje shawe mu by'ukuri first wenda ku byo kuvuga ngo kwiyandikisha umuhanzi reka mpite nkakomozaho ubu uyu munsi ubushize aba performers benshi nabo twagiye tuganira umwe kuri umwe ariko ubu ngubu biri open kubera ko dukomeje dukuvuze ngo kuko it was the first time ntabwo abantu benshi bari bafite amakuru kuri byo ariko tugira ngo bibe open kugira ngo ya purpose dufite igerweho ya ntego kuvuga ngo buri muhanzi ukeneye platform yo kugira ngo agaragazemo impano abona amahirwe yuzuye ku wa gatanu next week ubwo bizaba ari kwitageze ngahe next week ku wa gatanu turi ku 13 muri sale tuzina 16 sibyo 18 bizari 20 na cyane ndimo kureba kuri kalenda 24 guhera saa 8 umuntu wumva afite impano iyo ariyo yose yaba kuririmba yaba kwakitinga yaba gushushanya akeneye kwigaragara imivugo akeneye kwigaragara azaza kimisagara no gushushanya birimo any type of art kuko niba uri artist ukeneye kugera kuri ego ira ni uruhare kugira ni urubuga rwiza kugira ngo ugaragaze impano yawe so ku wa gatanu saa 8 tuzahurira kimisagara kuno bizakugora ngo uwo munsi nibwo uzamenya aba performers baje ari nk'igihumbi ni selection tuzakora selection ntabwo bose baza performing ndetse selection izabera aho ngaho exactly ni ukuvuga ngo ukuntu ntabwo ari igitaramo kizaba ku wa gatanu ukurikiyeho uvuga ngo kuri 24 ni selection y'aba performers numvaga kubera ko n'ubundi bushize twabikoze ari ku wa gatanu numvaga still n'ubundi bizaba ejo ndi ku wa gatanu ku wa gatanu ni selection ku wa gatanu ni selection y'aba performers umuntu uri i Musanze ariko wabuze ati nzaza muri Love House hub sibyo muri iriya events muri Ipfundo Ry'Umuco performing mu Ipfundo Ry'Umuco ni ku gitaramo cyitwa ariko akaba ari umusaza akavuga ati ngiye nzaza nje guperforming sibyo urumva hatarimo challenge nesazaza ku wa gatanu no ku wa gatanu utaha cyangwa biriri ngindi gushaka ndi kumva uri gushaka kubirimita ku bantu bari i Kigali gusa ntago ndimo kubirimita ku bantu bari i Kigali buri ibintu byose no kuganira na challenge tuba tuzumva ushobora kuba uri Musanze ariko ufite social media ukoresha
kuko insanganyamatsiko y'uku kwezi iravuga ngo guhanga udushya, ikoranabuhanga mu buringanire, kubera ko tubihuza na international days theme. Ikoranabuhanga mu buringanire. Ubwo tegura umuvugo uherekeye aho ngaho. Yes, byaba ari sawa. Ni ukuvuga ngo kuko dushaka gutanga message tubihuza n'iminsi mpuzamahanga cyangwa se national day. Uyu munsi muri uku kwezi dufite umunsi mpuzamahanga w'umugore, kandi niyo nsanganyamatsiko. Na performance nyinshi zabishingiye ku badamu, n'amaspeech menshi zabishingiye ku badamu. So icyo turimo kureba ni ikihe? Niba ufite social media urimo gukoresha, by the way, wenda kugira ngo wenda wumve neza ikintu tugamije, kuri izo tariki niduselectinga abantu bazakora performance, turimo kubateganyiriza kubaheza training before ya performance. Kubera ko turashaka kugira ngo twubake urubyiruko, twubake abartiste bafite purpose, bafite intego ifatika. So tuzabaheza training kuri digital marketing opportunities n'uburyo social media zikoreshwa. Sinzi niba mbako biryoshye. Ibyo ubwo nanjye nzabyitabira. You welcome. Urumva ba motivating ugire gute nyakubahwa Ismail, ni gushaka kumenya ubundi abapartner n'iki gikorwa ni Rwanda n'abandi. Aka kanya dufite umupartner ukomeye tumaze kugaininga, n'ushize namuvuzeho, yitwa ni kaminuza ya East African University. Icyo ku bijyanye na video ukavaringa show nta kibazo na kimwe dufite. Turabashimira cyane East African University kuko n'ubundi bigisha filmmaking and communication. So urumva rero ikiba gihari ni iki, dukeneye abapartners benshi. Niba ushobora kuprovidinga ibyo bikoresho, show ikagenda neza, uzayibona live. Nicyo turimo gupropose kugira ngo bitazajya ibintu kuvuga ngo utegereze video abantu batinde kubona video kuko ntirasohoka, izasohoka ku wa mbere. So ubona umupartner wacu uri potential, ndetse no mu activities atandukanye yo kuzamura abahanzi. Za activities tuzagenda tubabwira, azaba ari in touch. Hanyuma hari indi yitwa Empower Rwanda n'ubushize batanzemo ikiganiro. Just partnership yabo ni niba turimo gukorana n'urubyiruko kandi bakaba bigisha ku burenganzira bw'umwana w'umukobwa, gufasha umwana w'umukobwa, baze batwigishiriza urubyiruko, babwire ubundi se gender ni iki, wakoresha gute ubuhanzi mu gutanga message. Urumva ko it's a very good thing. Undi mupartner wa gatatu w'ingenzi Izuba TV. So nta kintu twakora abantu batabimenye ngo biryoshye, ntabwo byakunda. Urumva so currently nabo ngabo dufite abandi burabizi ko nyina bivuzeho Kimisagara nk'ikigo kiduhereza sare, Minisiteri y'Urubyiruko. We can't do anything without ministry in charge. Hanyuma aba performers muri kwinya kuzakoresha aba performers bangahe cyangwa abaribo? Abangahe cyangwa abaribo? Umbarije bangahe kugira ngo so at least kuko ni saa munani ni saa munani kugera no ubu twabishyize saa cyenda kubera ko saa munani twabonye kwigora abantu. Saa cyenda kugera saa moya. So by experience you gained last show yes. Muri guteganya ko uyu none performance azabangana gute? Okay, urumva amasaha yiyongereye ariko kandi babiri organized, tuzatangira ku gihe. Byibura minimum, let me say minimum 10 performers, ariko harimo n'abakora theater. Harimo sinzi niba okay ujya ureba za Seburikoko za Muturanyi, harimo aba actors baba muri group yitwa Jeunesse Media baza performing theater well organized. Jeunesse Media for example harimo ukina yitwa maybe I will lost names, ariko akina ari umwana wa Seburikoko umuhungu yitwa Trezor, sinibuka ntabwo ujyireba. Hari undi mwana w'umukobwa wakinanaga na ba Rusine, nzi amazina risanzwe wakinaga na ba Rusine wirabura kwizikonegera muhanzi. Ntabwo ukurikirana cyane wenda ibintu bya acting, ariko undi nka Mama Nika azatangamo na speech kubera ko ni
umubyeyi twemera. Hanyuma reka bivuge yaranyemereye ko nzamubaza mu matariki yo muri 20 mama Mariya Yohana yawe nawe aduhereze nyine izo impanuro yego na performing n'ibikunda, so bazaba bahari abahanzi mbwiye ku actors umuhanzi mama Yohana z'umuhanzi n'umuhanzi ariko hari abo turimo kuvugana batarakonfaminga, niyo mpamvu ntabwo na mentioning umuntu kugira ngo ntazabeshye umuntu. Turi kugenda twiruka noneho tunasatira umusozo kubera yuko dufite n'ibintu byinshi byo gukora, sibyo? Ndi gushaka noneho umbwire yes ndi gushaka noneho umbwire nyuma y'ibi ngibi what's next, like nk'abantu wenda baperforminze muri iriya minsi yashize nawe bazaperforminga ejo bundi, sibyo? yego. What's next to them? So muri activities dushaka gukora muri Love in Art cyangwa se duteganya n'uburyo bwa management. So umuperformer hari conversation tugirana nyuma ya performance iri business oriented, niba niko nabyita, turebe ese level uyu munsi, what can we bring as input as a Love in Art, as from Love in Art, ni iki kintu twakongera mu mpano ufite. Yego, izo mpano hari uburyo bwihariye bwo kuzikurikirana cyangwa yini just they perform the things nibyo ndimo gukomozaho. Uburyo bwo kubakurikirana ni ibiganiro duheraho nyuma ya performance, uko tuzi icyo bita intellectual property. Kiriya iyo ukirebye iyo ukigenda nabi wenda n'ibikunduma abatisi benshi bagiye basoma, iyo bitwaye nabi ushobora gushiduka uri ahandi hantu, sibyo? So kubaha bya bindi yarwaniye imyaka yose amaze cyangwa se amezi yose amaze, ni ibiganiro tugomba kugirana tukareba ngo noneho niki turi gukorana kirenze performance. Yego. Hanyuma ikintu message ushaka guhereza abantu specifically? Nanabasaba nahera mbasaba mbabwire ntimumfashe mushimire Izuba TV ndetse mukomeze mukurikirane kubera ko irimo gushyigikira abantu benshi by'umwihariko urubyiruko. Mukurikirane ikiganiro we can vibe, we are vibing now. And vibing is not about dancing, man. Is it about dancing? It's not about dancing. Yeah, it's not about dancing. We vibe with everything we have. For sure. So rero dukomeze dukurikirane we can vibe to vibing fresh. Hanyuma tugaruka muri business, dusabe nyine aba partners batandukanye, abantu bumva ko bakeneye audience y'urubyiruko batugane tuganire turebe icyo gukora. Hanyuma ikindi cya kabiri, aba artists please, ni urubuga rwagiyeho n'amahirwe ya buri muntu. Hari abantu benshi cyangwa se education nyinshi zirimo amahirwe kugira ngo ubone ahantu performingira. Kuba waza ugatega n'umuntu ushobora gutega uje muri party isanzwe, waje kugaragaza impano yawe, waye ngwino uhure na ikintu bise cyiza kirimo, man guhura na expert babiciyemo. Man, uzi ukuntu ngiye byangoye kugira ngo mbone, uzi ukuntu bigora umuntu kugira nabone nimero y'umuhanzi none ari ukugira umuntu akorana interview gusa. None uraje ahantu muri buhure kuri stage, same stage man. Umuroro model wawe akubwira uko byagenze uko that things is good. N'amahirwe ariyo. So ni karibu buri muhanzi wese wiyumvamo impano, please tutaza no gutanga wenda uburyo bwo kuburyo yatuvugisha apati yambogamiza wavuze niba ari Musanze bishobora kumugora, ashobora kuduhereza ama link tukareba se ubushobozi afite n'ubuhe. So aba partners ni karibu, zaba ari iby'agaciro kwa namwe. Ni free bro. Nana hano biryoheye irahaze. Ushobora umuntu akagukunda akakwifashiriza, ushobora kuza ukafata n'agaselfie kiwe. Ica ku baturage baba bati singu Mariya Yohana ntabwo mureba mama Nick bamitsusu singawe. Last time twagize amahirwe na wabikomojeho bakiramani baraje, ba Aisha baraje, kandi ubundi bazagaruka supporting, I know. So rero bari muri yanda yo management bro, nk'aba partners nk'abavandimwe man, ibintu nitubikora nka nyamwigendaho
hantu tuzagera sibyo. So hanyuma ikindi turashimira abantu bose bashyigikira initiative yacu, ibikorwa dukora byose, bakomeze bazi tuzagira 1,500 barenga, tuzagira 1,000 sibyo. None ndashaka yuko nimumpesha amanota shawe muzakubite kara kameze de jeune kuzura bashaka indi option yo kugira ngo tubyagure umusaza utazaza nkuririsa yeah man. So hanyuma kwiyandikisha ni gute kugira tunasoze? Abaza performinga nkuko twabivuze ashobora kutwandikira anyuze kuri website ariyo nimero yacu, cyangwa se akaza nyine uriya munsi wo kuwa gatanu guhera saa 8 kuwa gatanu utani kuri 24 z'ukwa gatatu uyu mwaka. Yego. Hanyuma rotrante ikaba ari rotrante ni performance no buryohe mu bundi buryo. Muze kuri 24 mwiyandikishe abazabishobora utazabishobora. Hanyuma hari ukuntu ariko wanabohereza bakoze kuri WhatsApp sinzi niba. Yeah, kuri WhatsApp very easy. Agiye umuntu uri interested ashobora kujya kuri website yacu, hariho nimero kandi tunayikoresha kuri WhatsApp. Website ni www.loveinarts.hub ni hub.com. habaho ugiye hepfo hariho nimero zacu twanazitanga 0783 355 855 0783 ziri very easy to memorize. 0855 ugende mu chilling maybe uri za Ruhengeri uzahe mwereke icyo ushoboye yanaguselecting utiri waza ahubwo ukazaja muri performance, which is good bro. Yes bro. Tugushimira tukomeze twibyine twebwe, nanze kuguhagarikisha gutaza kubyina bya bindi umusaturamanura wowe umusaturamanura no buriya nuko ntaza nambaye inkweto zidafunze ntabwo mfite abantu agira iriya iz'amazamuka urazizi? Iz'amazamuka ya of course ndi umukristo mu Islam. Iz'amazamuka nyine ndimo twavanga iz'amazamuka ni izihimbaza iz'abatambika wandangiza baba mu Rwanda gute muri imisi ukunda uwe muhanzi? Bro, abahanzi rero barimo gukora cyane, ntabwo navuga ngo nakunze uyu nguyu gusa, ariko ndenda ukunda kumva cyane basi muri iyi minsi. Ahubwo mbwira ngo iyo uherutse kumva iryoshye cyane ni iriya ndirimbo ya ubwo n'umuvugo n'indirimbo ndakeka bihuje, iriya Rumaga na Bruce Melody ifite ukuntu iryoshye. Hanyuma uriya mupeti twakiriye bita Hirwa wamugiriye inama mu masegonda make cyane? Ikintu cya mbere ni kimwe, niba afite impamvu yo kubikora akomerezeho, niba atayifite nta parike nyine. It's all about passion. Niba afite passion nayishyiremo imbaraga kandi yige. Ukabwira akabazo dufite cyane, kuba wumva ufite story cyangwa se nzi story yawe ntibingira umwanditsi, sibyo? Nshobora kuba umustori ariko ntawe uri umwriter, like sinzi nandi kwisobanura neza. Nzi story yawe ariko hari uburyo ugomba kubakika mu buryo bwa filime. Genda kuri Google birahari, kuri YouTube birahari, cyangwa se uhamagare natwe tugufashe. Yego. Ako courage. Iriya noze se iriya boro yo ngo igihaza title name say name ni title. Yes, it's a title. Yigeze gusobanura script? Okay, namuganirije of course kubera ko mbonye umuntu ukora ibintu nanjye nkunda, ngomba kuganira nawe. Ambwira impamvu ndanayumva kubera ko igihaza uburyo umwana yajyaga kugura no kugurisha ibihaza nibyo byatumye abona umubyeyi we, nibyo bizatuma abona umubyeyi we. Urumva harimo incidents, harimo connection. So umva rero ni ko tujya twumva ubundi izina burya niryo rigurisha ikintu. Yego. Buriya na company yari yose buriya ntabwo tunywa inzoga za Bralirwa kubera ko iki, ahubwo ni Bralirwa buriya niyo yanakora imigati byagenda kubera brand name ya. Yes, exactly. So ndi kwibaza iryo zina ni izina ryacuruza cyangwa maybe nk'umuntu wenda uri upcoming muri ibi bintu bya cinema kuba
yaragize wenda ubutazatekereze neza kuko wenda already film yarasohotse rwose wumvira iryo ari izina ryacuruza cyangwa se maybe akomeze yigeho none ubutazakora ibenze buriya nubaha cy'umuhanzi yatekereje we buriya ntiwakwandika ikintu udafite audience wenda urugero hari seri imwe nanditse ntari bukubwire izina kuko sirajya out ariko njye mbere yo kuyandika nabanje ndeba inyakoreya 6 seri umufiririzo uko naribazaga kubera iki abanyarwanda barimo gukunda filime z'inyakoreya kurusha izahandi igihe bari baziharaye sibyo urumva so n'ubundi ihuyemo n'ama true stories rero icyo nshaka kuvuga igihaza gitekereza yatekereje audience wenda ikibazo namubajije nawe aho ari buze kureba iyi video cyangwa se arimo kureba televiziyo niba yageze mu rugo ese progress like namara ko wa mwana cyagihaza nikimara kubona guhuza babana what next kizakomeza kibe imbarutso yo kugira ngo seri ikomeze iryohe nicyo kintu tuba tugomba kureba kuko hari igihe abantu bandika seri bagatekereza hafi mbere bakabasitaka bikanga ugasanga atangiye kugarura inkuru zidahuye zitagize gute aho audience nyine gucishamo ijisho so ariko impamvu yashyizeho iyo title arayizi icyo agomba kureba ni ukurinda ko audience ibihirwa nibo bafana nibo bakiriya nibo baki exactly so Ismail umuntu wacu cyane turi kumwe kandi tunari kumwe n'indi misiza turi kumwe exactly sibyo reka twishimire cyane iyi message se ababyeyi abavandimwe inshuti ibintu dukora ntabwo turimo gukina turimo creating ikintu kandi kinini leta yacu iradufasha buri munsi sibyo so niba dushyigikire bareke guca abantu intege please muduheze constructive feedback harimo ikibazo mwatubwiye duhakosore ariko turi mu biganza byanyu nta hantu twagira badahari so platform YouTube Love in Arts mu magambo atandukanye Instagram Twitter Facebook Love in Arts bifatanye hari twakoze impinduka gatoya izari ziri ku ma YouTube kuri my video kuri YouTube twarazindu kuko zagoraga abantu twarimo ibintu by'imibare n'ibiki so turazegeranye now we have new social media dufite n'umuntu uzimanaging hanyuma na kuri website nyine bayisanga navuze nizo hub.com so WhatsApp nira ni bahaye they can call me text me ibintu bikaryo alright turamushimiye cyane imana umugisha nayo ntagiye gukonja yewe nakonjesheje bro sorry abakiye rwose ni ibintu by'ingirakamaro kuko batuma umuntu akonja hashyushye so ndagushimiye bro mwana wakoze cyane reka tubigenze gutyo ubundi tugaruke mu kanya sibyo kanaya nagurekeze turebe ko byifashe asante tuzaba kuwa gatanu abazaza kwiyandikisha muri selection hanyuma batazabishobora kuza muzamwarike kuri nimero 0783 ati ngiye ndikure amatike yangora ariko this and this waselectinga nkaza kwihura n'abavandimwe nanjye mukamfasha bimeze bite kuko ibintu byanyu bizaba recorded natwe tuzaduhari rwose for sure 100% ewana kabisa kandi bizaba biri na guca live mu misi yuko ibintu byose bimeze fresh sana muri n'aba idol banyu bagiye batandukanye sibyo hanyuma igitaramo cyo kiri kuri 31 z'ukwezi kwa gatatu zabari kwa gatanu zabari kimisagara kandi nanabibera akabona ko uretse ko tuzarimo barije ko yakugiye cyane abaye gitoya ndazi neza yuko mu misi igiye tuzazenguruka igihugu cyose gitandukanye for sure so ndagushimiye kamurekeze ubundi tuzamura amakarimo gatoya tugaruke mu kanya